Amaji none se wariyandikishije mufata imyaka yego sha aya ntabwo nari nagera kuri icyo cyiciro nubwo ari cyo ndi gusatira agakoma ngo uragahuta nta kibazo twarakimenyereye twarakimenyereye nayo twigiraga korona nta kitazadukoresha hagati aho nashaka kubwira yuko uri live mu kiganiro chapa chapa kuri ISIBO TV rero kumbwira ngo zana iyi ndirimbo twumve aho wayikuye je I'm a big man, I'm a star bro, ntago kiretse ari urukiko kuko nawe ubwiwe arazi aho yayikuye iyo ndirimbo ahubwo we muze mubabaze ati we wayikuye hari ikintu bita intellectual property IP ubwo ngubwo tugomba kumenya ngo igihangano cy'umuntu ni ikihe ese mu by'ukuri hano koko harimo gushishura cyangwa se ni kurimo ariko nanone ikiza nuko bose bari bugire message bagenda baduhereza tukamenya ese mu by'ukuri ukuri nyako kw'ibi bintu nukuhe ikibyihishe inyuma ni iki Satibi n'umuhanzi banabyibuke i Burundi wubatse izina East Africa ufite izina ukomeye iyi ritsina rya The Octagons n'abahanzi bakizamuka no mu Rwanda reka mbashimire mwese abantu bose barimo kuri iki kiganiro chapa chapa mbabwira ko umusito ufite ibintu byinshi bitandukanye gusa icyo nakubwira cyo tugomba kugira ngo wishime kandi ibintu bigende neza cyane navuga uti hari impamvu ngomba kuba ndahangaha icyakabiri nakubwira ni kimwe nuko ubu ngubu updates ni nyinshi tubugenda tuguhereza yaba muri showbiz bigenda bivugwa yaba mu minsi turimo cyangwa se mu bihe turimo uragenda umenya byinshi bitandukanye icyo nakubwira cyo ni kimwe ntabwo uzagira irungu uri kumwe na chapa chapa by'umwihariko Emmalito na Kety bagafashemo hanyuma nkubwira ko mu bigega hariya behind the scenes tuba dufite kipe tekinike nini cyane igenda dufasha kugira ngo byose bigende neza kandi nako ko uvuga uti hari impamvu ushobora kwicara nkareba chapa chapa ISIBO TV irahakubereye ibiganiro byose mujya mukurikira reka duhere mu gitondo ebana muzi AM ikibakorera umva nuvuga ngo tuba dufite icyo bita full package haza the choice aho ngaho tuba turi kumwe n'umusaza Phil Peter haza ikiganiro bita take over my friend there is one and only lady I've ever seen so sinzi hari kurunjya kuvuga umuntu ujya gusa nkaho umuvuga ibigo ugasanga nkaho ukabura aho uhereye uwo ngo nta wundi ni Bianca baby ibiganiro byo byinshi ISIBO TV irari kugira ngo ushimishe kandi uvuga uti hari impamvu nanjye ngomba kwicara nkareba ikiganiro cyane cyane yuko ni televiziyo yazimwebwe no kuvuga ngo tuba turanga kugira ngo twese tunezerwe twishime namwe mvuge ngo tari impamvu hanyuma rero sasa nkubwiye ngo Kety na Emmalito bagafashemo my friend turaza no kugaruka cyane kuri saga irimo kugenda iba hagati y'abantu babiri muzi induru iri hagati y'abantu babiri navuga ngo itsinda rya The Octagons rigizwe riyobowe n'umusaza cyangwa se umuhanzi aracyari umwana muto ariko murabizi mvugo y'iki gihe ngo nabasaza ntumbaze uwo ngo ni Chris Eazy uraza kumenya byinshi twaganira na Satibi hariya i Burundi twigiriyeyo twebwe ntabwo umva tugomba kuzana amakuru asobanutse ariko mu by'ukuri navuga ngo ni inkuru yagiye yandikwa abantu babonye igihe.com yanditswe n'umusore witwa Emmy inkuru rwose navuga ngo ni inkuru isigaye muri iyi minsi nicyo kintu kirimo kuvugwa cyane kijyanye no gukoresha igihangano cy'umuntu mu nyungu zawe bwite kandi niko ko turaza kubigaruka turebe ese ari Satibi ku ruhande rw'abivugaho iki ari Chris Eazy unababaye na bagenzi be EOB na Kety biravuga gute buriya ke aka message ku bantu bose badukurikiye never live someone's life live your life exactly be who you are be who you are hari kera najyaga ngira ikintu ugasanga hari ibintu bimwe ntakora ariko kubera yuko ngo barambona hotel baramfata kandi atari na bibi ariko hari igihe reka babwire ibintu bigiye tuba mu buzima abadukurikiye ngo narabizi wenda baraza no kubona baraza no kubitekerezo babibone uko bajya bikora buriya hari igihe ujya gusanga hari ukuntu utwara ubuzima bwawe ukabutwara usa nk'umuntu ufashe igi buriya ngo ritwara neza kugira ngo ritameneka kugira ngo atavuga ngo wowe ngo hari n'ibyawe rimeneka ahubwo urashaka ngo abandi batabona sinzi like nyine ntago wowe ubwawe ntago wiviva ntago uba wowe ntago unezerewe ugashaka gukora ikintu ngo kazi bakurebe neza cyangwa se ngo inshuti ngo zigire cyangwa famiye kandi tutufasha nta n'umuntu kwitayeho be you abantu bazagukundira icyo uri cyo bazagushimira icyo uri cyo uzajya ukore gusa kitaguteza ikimwaro kitagusebya
kandi ugikorana umutima mwiza cyane ko hari n'ibintu rega twebwe tutanashakisha tutaba tuzi ko ari n'ibintu byacu ariko bikadukurikirana fandafi bikarangira n'ubundi cya kintu gusa nyine icyo ugomba kumenya mu buzima baho neza ubaneho n'abantu neza amahoro hanyuma ibyo ukora byose wiyubahishe wihesha agaciro ushyiremo uburere ndangagaciro nyarwanda buri kimwe ariko don't give up. hari igihe ushobora gusanga hari ibyo ukora ukabikora wihishe kandi nyamara no kubikora ugaragara nta kosa ririmo ariko ukora ko washatse kubikora kugira ngo ushimishe runaka uzarebe nk'abana iyo bageze imbere y'ababyeyi yagerageza guhinduka undi cyangwa muri famiye ugasanga muri korari bigutunguye nyoresha ntago hazi twaremye za dore mini faso kandi turacyaziririmba ariko hagati aho ngaho hari umuntu twagombaga kubaza ndi umugabo bita Amaji uramuzi Amaji the Black umuhanzi nasanze nimero yiriho kuko twe turabikora live da kazabaza uyu mugabo nashatse kumubaza ariko bimeze gute ariko reka atamenya ko turi muri studio. Allo? Amaji the Black. Amakuru. Amakuru ni meza mwa. Umeze fresh. Umeze fresh kwiye. Amaji kubera iki nta muntu umeze fresh kwisi? Corona, nase corona. Amaji ko nzi yuko uri umuntu wa savinze mu bantu ba savinze ikibazo ni iki? Hako ubushize wajya gumbwira uti Emmalito wowe je ndi mu mibare ngenda bizi rwose yuko nta kintu cyatumye ngira inzara none utanye uvuga ngo ngumeze nabi. Amaji none se wariyandikishije? Yego sha. Aya, ntabwo nari nagera kuri icyo cyiciro nubwo ariko ndi gusatira. Niki urimo gusatira? Ubu se nabonye itangazo ry'ayamara nanjye ngomba gutangira kwiyandikisha. Byakomeye. Ariko nyine ntari no gusenga Imana bizarangira ntigeze no gutera ibinyoro kera birashira n'inzara. None se hano ko mfite akantu ko kunywa waje tugasangira kaje iwanjye. Ala ashobora kuba hari umuntu umubwiye ngo muri kuri televiziyo. Byari bigenze bite se? Nari nkubwiye nti waje tugasangira akantu hano mu rugo ko mfite akantu k'akaji karyoshye. Barakubwira ngo guma mu rugo ngo mve mu rugo. Ohereza kuri momo. Kuri momo boherezaho ji. Ibaza ariko ndamutse nje ugasanga yanduje corona kubera inda nini y'akazi. Nendaga kumenya ko gahunda za leta wazubahirije. Oya mbadi mu rugo mwana ntago njya kubaho. Hagati aho ngaho ariko ngo madame afite anniversaire uyu munsi. Madame ariko no kwifeta uwabatatu cyangwa uwabane mu rugo nobo. Ase Amaji buriya nka madame yafite anniversaire buriya akaririmbo umuririmbira naka isa nkuririmbira umubwira happy birthday nye. Ni happy birthday to you. Ntabwo naririmba muzangira. Nyine shyiramo hip hop gato isa nk'umurapira umubwira ubwiza bwe. Ntabwo navuga. Ibyo ni amabanga y'urugo. Hagati aho nashaka kubwira yuko uri live mu kiganiro Chapa Chapa kuri ISIBO TV. Hari icyo utavuze saa mugani? Mutegereze tuzareba amavideo y'abahanzi nyuma ya corona ukuntu bazabangana. Ariko ngo mwese muri muri studio mwakari muri murakora indirimbo nyinshi cyane. Muri studio wagereyo gute? Oya hari abazifite mu rugo Amaji. Abo ngabo nyine tudashaka kuzareba video clip
kabo abazaba bananutse abazaba barabyibushye nkawe yongera ibiro bingahe numvishe ngo usigaye n'igikoma oya njyewe ntabwo niyongereye ibiro nguma ko akundi uko nari imeze niko nkimeze ariko agakoma uragahuta nta kibazo ariko hari ifoto nabonye y'umusani ufite ibitama uwo ninde ntabwo namuvuga ntagiye kwitera nayo kuri Instagram ndavuga ni impanga ye nabonye n'abiyogoshesheje imisatsi kubera kugira ngo bakomeze barinde abakwaferi kugera iwabo nabonye Junior Giti amubonye Junior Giti afite ikizompala none se agakoma ngo uragahuta nta kibazo twarakimenyereye twarakimenyereye nayo twigiraga korona nta kitazadukoresha niye message wavuga waha abantu wenda babakurikiye cyane cyane urajya kuri kote ya maji nkawe none ugiye kuri kote ya message nk'umuntu watanga ubutumwa cyane cyane muri ibe turimo nababwira bagume mu rugo bakomeze bakurikize gahunda leta tubwira kuguma mu rugo si ukuvuga ko batwanze cyangwa batubujije gukora kuko ntabwo leta yanze iterambere ry'umunyarwanda ni ukugira ngo nyine irinde ubusugire bw'abaturage bayo kandi ni ibintu byumvikana nimba kugeza ubu mu Rwanda ibindi bihugu abantu bapfa bajya babumva umubare wabo twemera n'abanyarwanda ko bari kubikurikiza kuko iyo batabikurikiza hari abantu bari kuba baritabye Imana umubare wiyongera ahubwo sigaye numva bataha ni byiza ariko nyine ni ukwihangana abana bo bavuye ku mashuri bakomeze basome note kuko bashobora gukomeza bya korona ukazasanga basubiye ku ishuri bagasibira ry'abanyeshuri bo hanini mfite ikibazo gikomeye cyane Amaji reka tukubwire ngo urakoze cyane kandi tunabwira madamu isabukuru nziza y'amavuko ase ubu ngubu nta kantu ka surprise mufitiye kwema kushaka kumenya byinshi ntago yabura itungo riba ryagaritswe rwose Amaji ahubwo urarenza hanyuza ngo murajya mu nzara sawa urakoze cyane urabaza nk'ibyo ngibyo byakurebaga reka twifurize madamu wa Amaji isabukuru nziza cyane ndetse n'abandi bose bakunze kuri uyu na Junior Giti nawe afite Junior kabisa Junior usobanura agasobanurisha Junior turabemera cyane turabazi ngo ni papa w'abapapa ni papa ariko shafite uruhara nabibonye iraca njye naramwandikira amazi nanaga ni photoshop ahita avuga ati noneho reka nkwereke yuko ahita avuga iriya challenge we kutari kuyikorera ndetse mbabarira ikorwa n'abantu bari ushaka kuzabona imisozi imeze ngo tukiri rero aho ngaho Amaji tuzanye mu basani murabizi hari skandari maze iminsi tugatuza twebwe iyo reka mabwiza ukuri munabimenye yuko ni ikintu ebana this is too much ariko rero Emma njyewe ku ruhare rwanjye giti cyanjye njye bira bintu ntabwo mbyemera biba bibabaje tuve no kuri wenda bano tugiye kuvugaho sibyo tujye no muri rusange none bikababaza cyane iyo usanze ari nk'umwana ugitangira kuzamuka wikoreye ingoma ye yamuvunnye yashyizemo imbaraga ze zose undi muhanzi wananditse izina unazwi ukajya kubona ukabona ati vraiment abantu bakurikira byinshi mu bijyanye na turaza kugira namwe muraza kujyaginga mutubwire uko bimeze munatubwire koko ese bino bintu bimeze bite iyi ntambara iri hagati y'itsinda rya The Octagons burimo Chris Eazy harimo Kety harimo n'ubita AOB ari no producer bashatse wenda kugira ngo abantu banasobanukirwe neza kuko hari abantu batabaze amazina bahita banyuzaho nk'akantu gato cyane kakavuga ku ndirimbo yabo mukabanza mukareba hanyuma turaje rwose tunabibereke gato turaza dushyireho indirimbo mbere yo kugira ngo dushyireho ijwi rya bariya bagabo ari ku ruhande rwa Chris Eazy uhagarariye The Octagons ari no ku ruhande rwa Satibi hanyuma kandi mushobora no kutwandikira kuri iyo nimero iri kuri screen 0788 71
45 n'amazeru abiri ukatubwira ukuntu byumva woshaka kuba wenda ubibona ko nta kibazo biba biteje cyangwa se biteje imvururu mu bahanzi bimeze uratubwira ukuntu nawe ubyumva. Ndababwiza ukuri iyi ntambara yabaye skandale abantu bakurikira ibiganiro bigiye bitandukanye nshimira na mugenzi wacu umunyamakuru ya Go TV show mujya muyireba. Nawe musaza akora akazi keza cyane kandi namubwira ngo nangire courage nakomeza akore. Ngaruke ku nyarwanda.com, ngaruke ku igihe.com, bagenzi bacu abanyamakuru bagiye bayandika nabonye inkuru yanditse ku igihe.com. Janvier yanditse ku inyarwanda.com n'ibintu byinshi byagiye bigarukaho gusa nafashe umwanya na mugenzi wanjye Kety tujya kureba bano bagabo tugira ngo tubakuremo byinshi batubwire koko kuri kwishimira ibintu twibwirire nk'ukuri kwabo kubavuye ku mutima batubwire ukuntu bimeze se iyo nambara imeze gute sundi rarangira gute. Gusa n'ibintu abantu batuma ngo ni showbiz gutyo babyumve ntabwo mu by'ukuri byagakwiye ko umuntu akora igihangano cye undi akagifata akakibyaza umusaruro. Ariko nanone ntago dushinza umwe muri bo ngo uyu nguyu yagize yakoze kuko niyo mpamvu tubigarura aha ngaha tukavuga tutereka twumve n'ukuntu namwe mubireba cyane cyane yuko ukuntu ibyumva kuko ni n'ubundi ni mwebwe bakorera indirimbo ni izanyu so nimwe mugomba kutubwira se ibi bintu koko birakwiye se cyangwa ntago bikwiye. Reka tubaze tujye kuri iyi mix twagerageje guhuza indirimbo zombi ko ari ebyiri tureba ese mu by'ukuri iyi ndirimbo yagiye ivugwa ni indirimbo tunababwira yuko indirimbo ya The Octagons ubwo ndavuga indirimbo ya Chris Eazy na bagenzi be imaze amezi 6 isohotse. Indirimbo izina ya Satibi nta n'iminsi ngaho imaze ngira ngo ni nk'ibyumweru na bibiri. Indirimbo yakunzwe yanakunzwe cyane hano mu Rwanda cyane. Ibyo turi kuvuga rero wenda hari umuntu wicaye atari kubyumva neza ibyo dukunda kwita gushishura. Gushishura tubivuge neza kugira ngo mu byo kandi nta n'impamvu yo kugira ngo ibingibi tureka twe kubivuga kuko nanone hari ikintu bita intellectual property IP. Ubwo ngubwo tugomba kumenya ngo igihangano cy'umuntu ni ikihe ese mu by'ukuri hano koko harimo gushishura cyangwa se ni kurimo. Ariko nanone ikiza nuko bose bari bugire message bagenda baduhereza tukamenya ese mu by'ukuri ukuri nyako kw'ibi bintu nukuhe ikibyihishe inyuma ni iki. Satibi n'umuhanzi barabyibuke i Burundi wubatse izina East Africa ufite izina ukomeye. Iyi ritsina rya The Octagons ni abahanzi bakizamuka no mu Rwanda. Ese urabizi navuga ko n'indirimbo yabo yamenyekanye cyane yanabazamuye ariko nanone bano bana umuntu akibaza ese ni bya bintu wenda by'umuntu barubatse izina akaba yavuga ati barana umuntu ntawo bandega abo bana bo babyakiriye cyangwa se yarabababaje barishimye kuko wenda bishobora no kukunezeza kuko wenda ko yumva yenda ari umustar I don't know basi turaza kugenda tubyumva banabitubwira. Reka tubanze tubereke iyo ndirimbo umenye ese mu by'ukuri intambara hagati ibi tubasaba no kugira ngo muze kutwandikira ubutumwa ko turagenda tubusoma muratubwira koko izi ndirimbo zirasa zifite ahantu zihuriye. Indirimbo ya Satibi yitwa Izina, indirimbo ya The Octagons ya Chris Eazy EOB na Kety yitwa Ese Urabizi. Tureka baberetse iyo yitwa ngo ni original wenda kwa ari yatangiye mbere niyo bise igishishwa ariko se mu by'ukuri iyi ndirimbo koko ni igishishwa. Message rero ibyo byose mwayiboneye turaza no kuyigarukamo nta kibazo turaza kuyibumvisha ariko munambwira izi ndirimbo ko mwazibonye ari ebyiri izina ya Satibi Ese Urabizi ya The Octagons ikibyihishe inyuma ni ikihe. Izi ndirimbo ni zimwe bimeze bite. Reka tubanze dukurikire Chris Eazy akimara kumenya ibingibi kuko yaganiriye n'uyu mugabo ibyo byose hari ibyo baganiriye natwe twaganiriye na Satibi. Reka tumenye uko bihagaze. Ese urabizi ntabwo mbizi. Ese urabizi we murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nsengimana Rukundo Christian nkaba ayo nkoresha mu buhanzi ari Chris Eazy nkaba ndi umuhanzi ubarizwa mu itsinda rya The Octagons. Nkaba mbanje kubashimira kuba mwaduhaye n'umwanya
wo kuba twabagezaho ikibazo cyacu cy'uko umuhanzi Satubi yaba yarakoze copyright itemewe ku ndirimbo yacu ese urabizi. So ikintu nabivugaho ukuntu byatangiye ubundi njyewe nagiye kuri Instagram bisanzwe ninjye rubashije kuba ndi online mu itsinda ryacu twembi kuko nkorana n'uwitwa Eopix we ntabwo yarabashije kuba ari online. Ubona abantu bamentioninze cyane kuri status y'umwe mu banyamakuru bano mu Rwanda bambwira ko nyine ngo ngiyo ndirimbo yakoze Satubi bisa cyane naramenye yayo niko kujya kuri iyo post kujyaho kuri iyo post nsanga nyine ni post y'uwo munyamakuru ya post indirimbo nshyashya ya Satubi yitwa Izina. Niyumva direct nahise numva hari ukuntu umuntu ukora umuziki cyangwa se umuntu ukunda umuziki cyane ushobora kumva ibintu ukabigeranya ukavuga uti ibintu birasa cyangwa se ibintu ni bimwe. Nicyo cyambayeho rero nanjye nahise numva ko yiganjemo ama melodies ndetse n'ama rhythms n'ama chords bakoresheje. Urabona hari ukuntu ama trap music akunda gusa indirimbo za trap ariko nta ndirimbo ishobora gusa ngo ise ama chords BPM cyangwa se ibyo bita temps ngo bise cyangwa se ngo ama melodies ase cyangwa se ngo n'ama rhythms iyo ndimba ibyo bintu byose bine ntabwo byahurira mu ndirimbo imwe ngo be bapfuye kupirwaho gusa. Oya amanota dukora mu muziki narindwi ariko nta ndirimbo ihuza ibyo bintu byose ntabwo bibaho. So niko kubona ko ibyo bintu byabaye byarambabaje cyane mbibwira mugenzi wanjye n'abantu reactions z'abantu naranagira n'icyo mbitagazo niko kubipostinga nanjye ku ma social media yanjye nandikirana nyine ubwite Satubi wabikoze. Ako ikintu navuga cyatubabaje gitumye turi na hano nuko ubwe Satubi atigeze yemera amakosa yakoze wenda ngo anayasabira imbabazi kuko cyangwa se anakora iby'amategeko ategeka umuntu akoresha igihangano cy'undi atabiherewe uburenganzira. Niko kumwandikira hashize like 4 hours wenda hashize nk'amasaha ataradusubiza nyuma aje kudusubiza amanimero za WhatsApp umwandikire ariko abanza kumbwira yuko indirimbo yacu atigeze ayishishura. Ndabyakira ko yaramaze kumana nimero ndavuga ni it's fine buriya wenda tugiye kuvugana birambuye. Niko gufata izo namba yaramaye zo kuri WhatsApp ndamwandikira ndamugana ni Chris Eazy the Surabizi song on. Then yahise ansubiza ambwira ati bro ibintu namwapost nza nabibonye gusa nyine akomeza guhakana icyo sinajya muri details zose ariko yahakanye yuko atigeze akora ashishura indirimbo yacu Surabizi. Nibaza impamvu itahuye n'indirimbo numva birambabaje ndamwanditse bro niba koko wararebye warakoze test ngo niba warigize wumva Surabizi imbere wumva ko zino ndirimbo zidasa urumva zidasa ambwira ko indirimbo yacu Surabizi atarayumva na rimwe niko yambwiye. Ahita ambwira nyuma ngo ahubwo nshobora kuba hano no ku inspiration ariho namwe mwayikuye. Mpita nibaza ukuntu twe twaraye amajoro turi kwandika ikintu much time turi kugira gushaka ama melody kuko ni ibintu bigora abantu bakora indirimbo barabizi. Ndamwanditse brother wambabariye bass at least niba bishoboka ukama ahantu wa ku inspiration yo gukora indirimbo yawe. Ahise ambwira ngo oya no ahubwo nakuvugishaga nk'umuhanzi ngo ibindi biraza gukurikiranwaho na management. Ikintu wenda natinze muri byinshi navuga nuko Satubi twamugaye nk'umuntu w'umulegend dufata nk'umuntu w'umulegend twagakwiye kureberaho ntabwo ari umuntu agakwiye gukora ibintu nka biriya ndetse ngo ntanemere ikosa yakoze kuko ku isi hose twese turakoze kandi ngo burya baravuga ngo kwiga ni ukwigana ariko kigana neza. Byari kudutera ishema iyo twumva Satubi aduhamagaye akavuga ati indirimbo yanyu narayikunda ndashaka kwikora remix cyangwa cover. Ansoza mbwira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abarundi nuko nta rwangura hagati yacu gusa nuko twagaye ibyo Satubi nk'umuhanzi twubaha kandi nk'umulegend yakoze. Narangiza mvuga ko ikintu twebwe twifuza nuko Satubi nk'umuhanzi w'umulegend yakemera ikosa yakoze ndetse akakora iby'amategeko asaba umuntu akoresha igihangano cy'undi atabiherewe uburenganzira cyangwa se bitaganiriweho ku mpande zombi. Murakoze cyane. Ngaye nguko uyu musore muri interview bo wasangaga ikintu kijyanye no kujya kuregana n'iki ntago bari interesse nabyo gusa baciye bugufi kandi ikintu wenda nanjye nabashimiye cyane bazi ko Satubi koko n'umuhanzi ufite izina ntago bashyizemo amarere ngo yanga ibyo bintu oya vaba gusa industry yo ntago tugomba guhisha ibintu ko biba bimeze ko tugomba kugenda tubigarukaho tunavuga ese mu by'ukuri ibi bintu ikibyisha inyuma ni ikihe ariko Satubi nakavuga atari ko se Emma ngiye nkubaza ikibazo kimwe. Iyi ndirimbo baravuze ngo nayishishuye ngo uyu muhanzo nakubwiraga mu kanya wo mu Burundi Big Fizzo ati iyi ndirimbo baravuga ngo nayishishuye nguyu iyi nayishishuye ubwo ngubwo koko naba narashishuye nayishishuye ndi ati rero nawe sinzi afite indirimbo ngira ngo iri mu buryo bwa Trump I think so kuko niko yambwiye buraza kubyumva muri interview ariko yabisobanuye ko ubundi ngo iriya njyana izikunda gusa ariko hari amanu zenyagiye yavuze ati Satubi waravuga ati ntakubeshye ngewe muzabicunge neza Trump ni njyana yo muri Amerika
ati ni injyana umuntu wese yakora kandi amanote agenda asa, ariko nanone nkibaza ese amanote asa yose, aho niho habera ikibazo. Satibi akavuga ati izi radiyo ntabwo ari zimwe, ati yego hari ahantu ziriya ndirimbo ntabwo ari zimwe mu magambo mu magambo ndavuga muri biti amagambo ntabwo ari zimwe, amagambo ntabwo ari amwe ariko biti yose imeze kimwe pe. Urumva wowe niko ubyumva, hari abandi sasa bavuga ati ntabwo ariko bimeze. Ubwo niyo mpamvu turimo wenda ku bantu bari mugende batwarikira turaza kugenda tugaruka kuri message, ariko industry ya music yo ikunda kuba amahane nkaya ngaya impaka, gusa ibi byo byageze ku rundi rwego. Abasore uretse kuvuga wowe nakubwira ati hari ubushobozi twagira icyo dukora, ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo twakishimira kuba twahangana na Satibi. Reka twumve ku ruhande rwa Satibi, kuko niba hari n'izindi yaba wenda bavuga ko bisa ntabwo byigeze biteza intambara nk'iyi byibanze cyane kuri iyi ndirimbo. Aho ngaho no mu Burundi naho bagiye bagarukaho, abanyamakuru nagiye mbona comments cyane cyane ku ma social media bigarukaho bavuga bati ibintu ntabwo bisobanutse, izi ndirimbo rwose ni copy paste. Ariko Satibi tuganira we aranakubwira ati ariko se reka nkubwire koko, ati ko ubizi ko bari abana n'abana bakizamuka, ati kandi cya kabiri kuzi ko Emma sinzi yuko najya kubona uburyo menya indirimbo nayo bwayo wenda nta zina runaka ifite, ugagaruka genda ko ariko bazamuka. Ati ahubwo iyi ngiyi bakayikoresheje nka opportunity yo kuba bayizamukiraho. Oya ntabwo bimekinga sense bakagira gute, ariko icyo gihe nubwo ari abahanzi bari ntabwo ndi kubavugira, ndi kureba uko mbibona njyewe nkoresheje ukuri ntabogamiye ku ruhande urunguru cyangwa se urunguru. Bibaye uko nguko niba koko ariko abyumva icyo gihe, niba ari n'icyo wenda ashakaga kubafashamo, it's easy kuba texting bakabiganiraho bagati njyewe ndashaka ko tubigenje gutya, indirimbo yanyu bishaka kuzamukira kuyizamukira nyine bakabivugana tu. Umfite nabo bari abana n'icyo kintu bari bashaka kugira ngo bamenye kuri Satibi, ariko Satibi we mu by'ukuri ntabwo yemera ko indirimbo yigeze ayishishura, nta na hamwe muri interview yigeze abyemera. Yanavuze ati ahubwo bano bana bakoresheje opportunity yo kugira ngo ayo mahirwe babonye yo kugira ngo n'umusitari abe yakora indirimbo isa n'iyabo. Murabyumvira muri interview ntabwo ari amagambo mpimba, ati bakakoresheje aya mahirwe nabo bakagira gute bakazamuka. Reka dukurikire interview twagiranye na Satibi hariya mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ya Satibi ubu ngubu muri ibi bitoroshye turimo bimeze bite, umuziki umeze gute? Tangira tubwira amakuru yawe, ese aho ngaho mu Burundi bimeze bite? Noneho turaza kuganira byinshi kuko hari abagukurikiye kuri Chapa Chapa bashaka kumenya byinshi cyane cyane ku bigenda bivugwa ku ndirimbo uherutse gusohora. Emmalito ni sawa. Mu Burundi turashimira Imana, ibikorwa birakomeza, uretse ko ibi bihe bya corona naho tutaraja muri quarantine, ariko hari ibintu bikomeza gufa. Uravye ku ruhande rw'abaririmbyi ntago dukora concert nkuko bikwiriye, naho atabantu tubura, ariko abantu benshi baratinya kujya mu makonsati because bazi yuko hari coronavirus. Ndetse ndongeyeho n'akanya ko kwihanganisha abanyarwanda bavandimwe bacu bihangane muri ibi bihe murimo, ndetse tunongera tunabasengera. Hanyuma Satibi, reka tujye direct ku kintu kimaze iminsi kivugwa ku indirimbo yawe. Navuga ngo ni indirimbo nziza ikoze neza, indirimbo izina, navuga amashusho meza, production nziza, yaba ari audio na video, ariko nanone bikavugwa yuko iyi ndirimbo wayikopeye abasore bitwa The Octagons bayobewe na Eazy. Ibyo bintu bivugaho iki, dore ko byagiye binavugwa cyane yuko ari uguhera kuri video amashusho yayo ukuntu ameze ari na audio, ibyo bintu koko ngo byabaye. Eazy yabyanditse ku rukuta rwe rwa Instagram abikwereka, ariko ndashaka kugira ngo menye noneho nkawe wibwira n'abantu bose badukurikiye, abantu bakurikiye ikiganiro Chapa Chapa, abantu bakurikiye umuziki muri rusange, ese koko ibyo bintu ni ukuri? Ego amakuru maze bose ibyambere ndayumvise, kuko indirimbo gisohoka hari indirimbo ya Farious ngaha imwe bita Konzi, n'iyindi yitwa Fie ya Farious nyene abantu bavuze ko bisa, mu nyuma bazana yindi ya Nasty C bavuze ko bisa, ubwa gatatu haza rero Eazy. Uyu musore aravuga ko namutwaye indirimbo tusa, ariko imbere yuko avuga ikintu icyo ari cyo cyose umusore ndetse nanabashije no
no gukunda ukuntu yavyitwayemo. Yaciye inbox arambwira gahoro, ambwira ati brother wagize copyright, ndamubwira nti oya sivyo, je reka ndakuvugishe as an artist, ariko ibi ni ibintu byo kuvugana na management, ariko ndavuga nti reka nkubaye nk'umuririmbyi ndamuvugisha nawe amvugisha neza. So rero muri ivyo bintu byose ndananirwa gusobanukirwa iyo nagize copy iyo ariyo. Trap music zirasa, iyaba amavideo iyaba ama audio, kuko nk'ubu ni ukurungika ku ndirimbo yanjye yitwa shimira imana nakoze muri 2017, urashobora kuyiraba kuri YouTube. Yo guhamiriza neza yuko bisa ni ikubaka izina, ni nayo bisa cyane paraporo kuko na note ni zimwe, ariko icyo gihe Chris Eazy ntiyari bwasohoke. So muri ibyo byose birangora gutahura iyo nagize copy, parce que bambwiye fie ya Farias, bambwira konzi ya Fizo, bambwiye NSTC, ubu haje ndananirwa kumenya ati copy ni yahe. Sino novuga ko Chris Eazy ari umunyamahirwe mu bandi kuba gusa yaragize impact, nawe nibigire icyo bimufashije ku ruhande rumwe, ntacike intege n'abandi abandanya akora neza. Nimba bibaye hakaba coincidence, hakaba ugusa kwibwa beats, ni ukuvuga yuko nejo bundi uretse jewe kuko jewe ntago namushishuye, oya vraiment je ubwiye ko nashishuye Chris Eazy mbona ko ari ukundengera, ariko ibi bimuha ingoga bimubwire ko nejo bundi Wizkid canke ubundi muririmbyi akomeye ku isi ashobora kugira indirimbo isa nawe, bigasanga biramuhaye n'amahirwe n'ikindi kintu cyo kuvuga ati ariyongereje ku cyafise. Rero rwose sinashishuye, novuga ko Chris Eazy ari umunyamahirwe kuba gusa narumvise note zisa akabigenderako, ni byiza nta kibazo jewe bintera. Abantu bamenye yuko gusa ko umusore naramubonye, ndabona indirimbo yiwe ari nziza, igihe yabimenyesha yuko twagize copy ndamubona, ndavuga nti uyu musore afise kazoza, nubwo yavuze ko namushishuye, ahubwo nakomeze ndamuteye intege ahari kuri trap music, akomeza atera imbere, ariko ibyo gushishura sibyo. Satibi nkeka yuko nk'uko bimbwiye mwagize igihe cyo kuganira, ariko nanone avuga yuko mu biganiro mwagiranye yagiye bikwereka, abikubwiye umubwira yuko ngo trap zisa, umubwira yuko wagize inspiration kandi inspiration zigira ahandi, arangije aravuga ati ese koko mpa nk'urugero rumwe rw'indirimbo imwe muzi n'izo ngizo wakuyeho inspiration, urangije uramubwira uti zirahari si ngombwa, bisa nkaho icyo kibazo cyo yari akubajije ukirengagije. Aho ngaho ntabwo byaba bigaragara yuko wabuze wenda nk'igisubizo umuha gifatika kimwereka yuko koko utigeze umushishura? Oya kabisa, ntabwo nabuze igisubizo, uretse ko ntabwo yomubwira ngo zana ibi n'ibi because si judge, yari yabaye judge. Oya, izi trap ni iz'abanyamerika, trap si iz'abarundi cyangwa abanyarwanda. Twebwe dufise music yacu yo gakondo kavukire, ibyo bindi izo corde ziri moderne ni corde ziba zisa ku isi. Uzurabe ibintu byo gushishura muri no myaka bisa n'ibyaheze, jeje isa nka joro, ariko simwe ugiye kuraba za babalao n'ibindi ni juste ko music yagira ihindura isura, gutyo bituma ibintu byo kuvuga ngo naka yashishuye bivamo kubera music yabaye imwe. Nanone ibi byose twabisanzeho, ntiwozana gishasha udaciye muri gakondo y'iwanyu. Rero kumbwira ngo zana iyi ndirimbo twumve aho wayikuye, je I'm a big man, I'm a star bro, ntago kiretse ari urukiko, kuko nawe ubwiwe arazi aho yayikuye iyo ndirimbo, ahubwo we muze mubabaze ati we wayikuye he. Sino inspiration ziri hose, kandi nubwo yoba yayikuye ahantu si kuvuga ko yoba yashishuye, ni inspiration zijyana mu zindi ya
hanyuma Satibi muri message mwagiye mwandikirana waramubwiye uti yewe ibyo nkubwiye ni ibyo ngibyo ibisigaye management izabikurikirana. Ibyo ngibyo byari bishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo management izabikurikirana. Hari ubwo wagize wenda nk'ubwoba bwo kuvuga uti no musore ashobora kongera mu rukiko bikabirebere ekabisigira management? Ibyo byari bishatse kuvuga yuko hagira ikirego batanga cyangwa ibindi byose babishyira kuri management. Nayo jewe mba mpari nkamuvugisha nk'umuhanzi ndamuhaye agaciro cyo kimwe n'abandi abahanzi ntararinze kuraba ngo ni upcoming cyangwa ibindi because twese turi ku isi turi abastar no munsi niko twaciye kuba underground before Satibi tugana ku musozo ndanagushimira cyane n'uburyo wenda na muzika yawe mbona uburyo wenda n'uburyo twagiye tuganira, ariko hari ikintu nanjye nashaka kwibariza. Satibi ukoze igihangano cyawe umuntu kumva yagipirase yafashe ko kuri cya kintu cyawe aragikoze kandi noneho agikoze navuga ngo mu buryo bumubyarira inyungu we ku giti cye, wowe nta nyungu kuko niwe yagikoze akwiganye aragikora. Nkayo nk'umuhanzi wabifata gute, wabyumva gute? Nkeka yuko ari nayo mpamvu wenda uyu mwana nawe muri gukora kino gihangano no kuba baragiteguye bakumva yuko wenda gisa n'icyawe aricyo kintu kibari mu mutwe, kumva yuko urimo kukibyaza umusaruro. Noneho ndakwibariza nkawe, kuri wowe wumvishe ko bagushishuye igihangano cyawe, wabyumva gute, wabifata gute nka Satibi? Navuga ko ari n'umuhanzi uzwi cyane ukoze igihe kinini, ufite izina, uri mu industry nayo itoroshye, ifite competition. Wambwira uko wowe wabifata cyangwa se uko byumva. Ariko imbere yuko nishyuye icyo kibazo reka mvuge ko ntashishuye, mbere yuko ndacishyuye icyo kibazo. Igikurikira muri ino myaka kuvuga ngo gushishura byararenganye, byararenze igihe. Music z'ubu zirasa kabisa, zirasa. Hari ukuntu twihaye ritme imwe cyane cyane muri Afrika, urumva ko gusa jewe Wizkid na radio barakoreye ku beat yanje, ariko sinavyise ko ari ugushishura. Iyo ndavyumvise cyangwa ndayibonye bimeze nk'iyika ufashe ugagira kick ukagira byose bisa gose bikavuga ati ikintu cyose buri kintu kirasa aho ntufata ingingo zanje nafise ukuntu bigenza. Ariko numvise ko ari uko gusa BPM yabaye imwe, sinibaza. Kandi noneho abanyarwanda nabo bagomba kumenya ko muri ino myaka ibintu byo gushishura bisubiza ngo uvuze ngo nakayashishuye nakabisubiza inyuma abaririmbyi banyu. Mukwiye kubireka kuko music irahindutse, mugende n'igihe. Thank you so much. Satibi wakoze cyane, nakwifuriza amahirwe masa mu muziki wawe, kandi ikindi ukaraba intoki ukomeze kwirinda coronavirus, ubundi courage kabisa. Murakoze kutwibutsa ndetse mbashe no gutura indirimbo yanjye yitwa twirinde corona iri on YouTube, ndayituye abanyarwanda bose bayumvirize, mubandanye namwe hiyo mwikingira cyane, natwe hiyo turabikora ino turabikora. Ni intambara itoroshye. Satibi ati reka ahubwo umwana nagire arebe uko yigenza, yabonye icyayi nashyiramo isukari ubundi yinywere. Hanyuma Eazy wakumva ariko kari akantu ngo music yabaye imwe ku isi yose, so noneho muracyari guhanga ibiki? No ntabwo byemera. Satibi nawe ashobora kuba tubeshye, aratubeshye ari ahantu. Uretse yuko wenda hari ukuntu none BPM zisa, ibyo nanjye byavuze nabyemera, ariko se bimeze bite? Reka tugere ku comments. Uyu nguyu ati ndabemera cyane wowe na Kety, mva muranyemeza, ariko ubundi ntago ari byo. Aravuze ngo tuzakurikirane neza ngo turebe ngo amaraso yacu yuko urabona kweriye Kety abaye mushiki wanjye, ntabwo byabaho. gatunga umuntu
abo babyeyi baba bafite ibibazo Kety mu rugo shani atari uyu nguyu aravuze ati sali njye ndabona zisa n'ukuri pe ati ahubwo Satibi arimo kwijisha nawe arabizi pe ati murakoze ni Naomi message zanyu tukomeza tuzisoma uyu nguyu ati Emmalito ndakwemera na Kety murarenze byatari ndi kibagabaga iyo muri kumwe mba numva nanjye ubwanjye ndi kumwe namwe uno mutoma ndamva urawuduteye n'uw'icyumweru turawugenderaho ni Bruce bakunda cyane mwampaye indirimbo rwose igitabo cya Chanel twabanyije n'umusomyi muri benshi umva tukigira gutya irabanza mbere yo kudushyiramo dushyiramo did you know irahita ibanza rwose turabikwemereye igitabo cya Chanel cyabaye bicaye mana musaza yarasase ndakanyaga naye nta mikino afite muri industry yarakaniye ati Emmalito first please connect ibyo ngibyo byarangiye ngira ngo ni ikibazo cyabayeho cya tekinike gato ati mwiriwe neza none se Chantal nizo Jackson message arimo aravuga amazina atubwira ngo risobanura iki ariko nari risobanura iki yanditse naga Kinyarwanda ni mukeya kuri wowe ndabona amazina yo yabaye menshi bagiye basobanura turafata amazina mwagiye musaba nk'uko twabivuze turafatamo ane ya mbere turareba abiri y'umuhungu na abiri y'umukobwa hanyuma bariyo dusobanura hanyuma rero amasaha arasa nkaho yisunitse mutwemerere gato tubanze tubashyiremo twe dusezera kuko turasigamo igitebo cya Chanel basabye dusigemo did you know twebwe tugira gute ducaho ariko mbere yo kugira ngo duceho tugiye kubahereza icyo bita party hahandi tugenda party afunda kwima imyenda tukagira ugenda vuga no sisi nakuramo ishatsi bisanzwe sinakuyemo agakoti se ntabwo naje nambaye ikoti no asa umupira byo ari ibintu byango bya atari ntabwo wakuramo kugira ngo icyo kire kitaba cyinshi ukundi amaburi ufata imiti Okay guys okay akusonde bona morale oya morale ndayi utegereje DJ kumva nge ntegereje DJ ubundi ngahita unaweza wende okay mucya byumva tenele amasenele tuanze dushyira miyango kwanza tuanze dukubita ubwo ariko hagati ya ariko tubasigiye ka devoir rero advertise iyi namba igomba gushira gusa niturangiza mu kanya nyuma y'icyo gitaramo tugiye guhimbaza kuri kandi twavuze ka kibonke dusoza bababwira uko bimeze gusa ikigaragara wenda niyo twababwira ntago ari ibintu byatari ikigaragara nuko hano hantu niyo mpamvu twavuze ngo muri bo hari uwigiza nkana message twabonye zose hano nanze gusoma kuko bitewe n'igihe dufite ziragaragara ko Satibi barimo kuvuga bati nyamuneka nushaka kubyemera indirimbo n'igihangano cy'undi urimo kubyaza umusaruro cyane kurega nta n'intambara uzi yateje ariko Satibi nawe Sofia kubyemera gusa gaca bugufi Satibi nawe aravuga ati ariko se mwumve yuko umuziki twige kumenya umuziki ati amanota ntago ari amwe ati ntago BPM zishobora gusa BPM ni uburyo indirimbo navuga ngo umuvuduko ziba ziriho no kubita aba DJ niba barabyumva cyane ariko aravuze ati aho ngaho ibyo birasaka n'indirimbo nyinshi zirasa ariko iki kibazo bagikemure kuko usanga urabona iyo bigenze nka gutya usanga umwe apfukirana uwundi uyu ni umusitari deje yubatse izina iyi ndirimbo irahita ipfukirana ya indi original ho tuzi esurabizi so guys ntabwo ari byiza gusa ikintu cya mbere nashimye cyane nanashimiye bano bantu ko ari babiri ari ku rwego rwa the octagons ari ku rwego rwa Satibi you guys mufite discipline mu buryo urabona n'uburyo urumva byonyine kuba Chris Eazy yanditse message kuri na nimero ya Satibi yari afite ayandika kuri Instagram atagiye guterana abanyamakuru n'iki ya Satibi nawe amusubiza mu cyemfura brother twe gupfa gusarika indirimbo ntabwo yigeze mushisha bigaragara yuko ntabwo ubwabo bafitanye ubwumvikane ahubwo nibumvikane neza nacyo kintu twanasorezaho nyamuneka twakomeza zose tukazumva ko nta kibazo it's fine nta kintu bitwaye ariko twebwe icyo dushaka kugira ngo tugaragaze nta nubwo bibaye ari byo koko nkuko Satibi yabyivugira aho ngaho impamvu tutajija nuko ushobora kubivuga nkanjye ukabivuga nkawe ariko mu gihe nyir'ubwite nawe abivuga gutya ku ruhande rwa the octagons nawe akabivuga gutya ntabwo byagorana kugira ngo wowe bemeze ko ikintu cyakozwe kandi ku mpande zombi batakyemeranya umwe atacyemera bivuze iki rero navuga yuko nkuko bagaragaje discipline mu buryo bandikiraga message mu buryo bakoranaga no mu buryo bavuganaga reka babikore nanone barimo gukemura icyo kibazo
impaka zango turwane gusa bibaye ko ari byo Satibi yarabikoze byaba ari ikintu kibi cyane kuko ari ikintu bita IP n'abandi babirebereho nta hantu twaba turi kugana pe cyane. Intellectual property ni igihangano bwite cy'umuntu. Urabona urugero rworoshye kuba nahinga imyaka ukaza ugasarura kugira ngo bumve uburemere bw'icyo kintu. Umuntu ashobora kuvuga ngo n'indirimbo n'iki birababaza twe ntabwo twabyumva kuko tutashyize muri izo mbaraga ariko birababaza. Eazy tuganira nambwe ati Emma reka nkubwire ati buriya nuko umuntu aba adashaka kugira ngo agire ibintu byinshi agarukaho ariko buriya nkweretse ubushobozi ahantu nabukwiye kugira ngo muri gusiba video n'abagenzi banjye dufatanyije. Urumva nabo bababaye ku ruhande rwa Satibi nawe niba koko iyo bigaragara yuko BPM nkuko yavuze ashobora kuba ariko avuga ati yewe no nta kosa na rimwe nishinja uretse ko nanone Satibi njya mubaza namubaza se ko bavuze management ko yabikurikirana kuko ari ikintu wishinja avuga ati yewe nuko biramutse bigiye no mu nkiko ubwo nareka nyine abagira gute abamanaging bakabikurikirana ariko jewe nta kintu nishinja umuntu nanone aho ngaho akaba arimo akantu kasa nk'aho ari tena ese iyo watangiye ko iki ibyo bintu wabyibaza niyo mpamvu nabimubaje industry niko imeze muri music ariko nanone ntabwo byaba ari byiza kugira ngo tujye kujya dufata ibihangano by'indi tubikoresha bigaragara yuko Satibi mu gihe atarabyemera nta n'impamvu yo kugira ngo natwe tujye kuvuga ngo ubwo amatwi yababwiye twe twaberetse uko bimeze cyane ko namwe muba mugomba kubimenya mukamenya aho industry y'umuzika igeze mugomba kumenya uko ibintu byifashe uko birimo biragenda so natwe tuba twahababereye tukabazana live kugira ngo byiyumvire neza tuzajya mwumva rumors zirahari nyinshi cyane ugasanga ushize aramubwiye ngo yamututse igitutsi yamuhaye nyamuneka niba hari icyo tuyimye tugifite simbizi cyandi kutubwiye Did baracyari gisigaye. Nukuri. Anyway, thank you guys. Nakoze cyane kubana natwe. Turabashimiye cyane abantu babanye natwe kuri live kuri YouTube, Twitter, hose. Cyane cyane yuko na Satibi reka tunamusuhuze kuko ari mu bari badukurikiranye. Yicecekeye. Okay. Nabadukoreye surprise. Yeah, Satibi turabusuje cyane kandi kuhaje ku muziki wawe. Na Chris Eazy bose ariko icyo tubabwiye bana bagabo. Yeah. N'abagabo nibicare. Nibicare batunganye. Byanatumye buriya. Yeah. Turabashimiye rero cyane hanyuma n'abari bari kutwandikira message kuri WhatsApp n'ukuri. Ni nyinshi amazina ntago twayire nkoka byera ngo message to dutanga tuzirengagiza ariko tuba dufite message nyinshi cyane gusa icyo mugomba kumenya nuko muri ku mutima wacu niyo mpamvu tuvuga dutireka uyu wa gatanu nibura chapa chapa tugire icyo tubereka munezerwe mwishime mu ruhuru umutwe ho gato ya mugabanye ibitekerezo. Ntabwo twabura gushimira cyane umufatanyabikorwa wacu Gist Limited company idufasha kugira ngo byose tubigereho production full production muri byose inakora byinshi mu bijyanye n'ama events inakora byinshi mu bijyanye na multimedia. Reka nabo tubashimire reka dushimire cyane abantu badukurikiye abo nibo tuma tuba abo turi namwe mutuma dukora byiza byo mushaka kandi tunasuhuze n'abagenzi bacu nkuko twavuze ko twasembukiye Burundi mugabo abantu b'ingozi aho ngaho mu Burundi turabasubuje mwese vema muri ku mutima wacu bana Uganda namwe tubabuza ko bambi ndoza muri Burundi Kenya mnajua tunawasalimia sana si ndio kwa watu wetu na Tanzania hao wote Congo you guys much respect utawezana ya utawezana Jina the meaning c'est quoi anyway any meaning kakarimbo kararyoshye cyane n'umuntu agakoze turamusura